Amagambo 10 yavuzwe n'abaraperi bo mu Rwanda. Ese ni ayahe? Amagambo akakaye buri wese yumva agakuramo inyigisho. Reka duhere ku rya 10. Umuhanzi Diplomate yaravuze ati: igihe ni nk'inkota, iyo kigucitse kiragutema. Reka nsubiremo. Igihe ni nk'inkota, iyo kigucitse kiragutema. Mu gihe ijambo rya 9 ryavuzwe n'umuraperi Riderman, yaravuze ati: ubuki bufunguye buba igiporizo cya buri rushishi. Ubuki bupfunduye buba igiporizo cya buri rushishi. Iri ni ijambo ryiza kandi rikomeye. Aha ababwira abakobwa biyandarika, babandi biyambika ubusa bazi ko baberewe. Buri musore wese ku muhanda arabareba, haba umwiza cyangwa umubi, bifuza icyiza cyangwa ikibi. Buri wese aba amurangariye, aba ameze nk'ubuki bupfunduye, kuko iyo ufashe igikombe cy'ubuki ukagifungura, intozi, ubushishiri ndetse n'ibimonyo byinjira muri cya gikombe. Ijambo rya 8 nanone ni Riderzo warivuze, yagize ati: umwari utagira ubwenge aba umugore wa buri musinzi. Umwari utagira ubwenge aba umugore wa buri musinzi. N'andi magambo akomeye cyane yavuzwe na Riderman. Birumvikana neza cyane mu gihe nanone umukobwa agaragaza ubwambure, agafata imyanya y'ibanga akayijya mu mapica. Ubusura waba ufite yose, ntabwo wabura kuba igiporizo cya buri musinzi. Ntawe ugutinya, buri umwe wese waba ushakaho kopi. Niyo mpamvu yagize ati: umwari utagira ubwenge aba umugore wa buri musinzi. Riderman. Ijambo rya 6 ryavuzwe na Diplomate, yagize ati: amahirwe y'umuswa amubyarira akaga. Yanga koga agatoba amazi kandi ari we uturiye ikiyaga. Amahirwe y'umuswa amubyarira akaga. Yanga koga agatoba amazi kandi ari we uturiye ikiyaga. Ibi bivuze yuko mu gihe umuntu wese utagira ubwenge agize chance yo kubona amafaranga menshi, nta mushinga muzima atekereza usibye kwiyahura. Urugero, ushobora kubona amafaranga utarigeze ubona mu buzima bwawe, nta gitekerezo na kimwe cyo kuyakontorora ufite, ukishura mu nzoga n'itabi, nibagiwe n'indaya, bakayarya bakakwanduza ibyorezo, ugasigara ururirimba. Niho bavuga bati: amahirwe y'umuswa yamubyariye akaga. Yanga koga atoba amazi kandi ari we uturiye ikiyaga. Diplomate the Caliber Machine Gun nawe yavuze iri jambo. Ijambo rya 5 ryavuzwe na Green P, yaravuze ati: abenshi tungana banyita ikigirwamana, gusa imana nsenga nzi ko nta n'umwe bangana. Green P: abenshi tungana banyita ikigirwamana, ariko imana nsenga nzi ko nta n'umwe bangana. Aha yashatse kwerekana ko mu gihe abantu bose bagushimagiza bitewe n'uko bakumeneramo umungazi cyangwa se ukabamenyera igifu, bagenda bakuvuga ahantu hose yuko uri umuntu mwiza ndetse urenze, uri nk'Imana imbere yabo. Ibi ntabwo ari byiza. Igihe cyose zirikana ko uko waba uri kose muri iyi si, ugomba kumenya ko Imana yo mu ijuru ariyo usumba byose, nta kindi cyabaho cyaruta Imana yo mu ijuru. Niyo mpamvu yagize ati: abenshi turungana banyita ikigirwamana, gusa njye imana nsenga nzi ko nawe bangana. Reka turebe ijambo rya 4. Iri ryo ryavuzwe na Capiropi the Great, yaravuze ati: ndangiza ubuzima bwawe nkatangiza ubwanjye. Ati: ndangiza ubuzima bwawe hanyuma nkatangiza ubwanjye. Ibi bishatse kuvuga ko ni urugero yatanze ku bantu b'iki gihe. Abenshi babaho neza ari uko wowe uvuyemo. Birazwi cyane, mu gihe uzatunga umufungo, hari benshi bazararira amajanja bashaka kuwukwambura, ndetse babigiraho neza ari uko bakwishe, ubundi inkuru ikabimamo ku buzima bwabo, bakagabagabana imitungo yawe. Niyo mpamvu yavuze ati: ndangiza ubuzima bwawe hanyuma nkatangiza ubwanjye. P-Fla the Great. Ijambo rya 3 ryavuzwe n'umuraperi Jay Polly Kabakamani,
we yaravuze ati turi imbohe zabo turibo naho tuva, kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa. Turi imbohe zabo turibo naho tuva, kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa. Ibi byavuzwe na Jay Polly mu ndirimbo yitwa Amaganya. Gusa si yari yiririmbye wenyine, yarahuriyemo n'abagenzi be barimo Bulldog, Fireman ndetse na Green P. Tuff Gangs muri rusange bashize hanze aya magambo. Ni igisobanuro kuri buri umwe bitewe n'uko abyumva. Gusa icyo tuzi ko nuko aba babwirizaga abana bo ku mihanda bashaka kubakura mu buzima bubi bakabazana mu buzima bwiza. Jay Polly yafashwe nk'umuhanuzi navuze iri jambo, turi imbohe zabo turibo naho tuva, kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa. Reka turebe ijambo rya kabiri ryiza ryavuzwe n'abaraperi ahangaha mu Rwanda, i Nyarugenge, i Rwagasabo. Riragira riti umuntu kwanga ntabwo ari kure muri iri rwana. Ijambo ryavuzwe n'umuraperi Beat Killer. Yaragize ati umuntu kwanga ntabwo ari kure muri iri rwana. Bishatse kuvuga ko biragoye ko umuntu wa kure yaza nkaguhemukire cyangwa se nkakugambanire. Inshuti zawe zo ku ruhande cyangwa se b'abavandimwe bawe wizera bari ku ruhande, biragoye ko umuntu utazi imyifatire yawe, uko ubayeho, uko uryama n'uko uramuka, ngo abashe kuguhemukira. No, ahubwo wa wundi wizera, uha buri kintu cyose, uha umutima wawe wose, uha ubuzima bwawe bwose, niwe ufata iya mbere mu kuguhemukira. Niyo mpamvu Beat Killer yagize ati umuntu kwanga ntabwo ari kure ahubwo muri iri rwana. Ijambo rya mbere ryavuzwe na Riderman. Yagize ati ku isi ya none ukurusha amafaranga aragusyonyora. Ati ukurusha amafaranga aragusyonyora, bivuze ko ni ya mbere, ni n'ikintu cyiza cyo gukora kuri iyi si mu gihe ubanye n'umuntu ukurusha ubushobozi. Usibye nta kindi wakora ni ukumucira bugufi. Niba ushaka kubaho neza muri iyi si, ubaha umuntu ukurusha ubushobozi kurusha uko wubaha abantu bakuruta. Isaha n'isaha yaguha nyoko akakwambura ubuzima. Gusa twizere ko Imana isumba byose ariyo iri hejuru ya byose. Ariko ntibyabujije Riderzo kwandika uti ukurusha amafaranga aragusyonyora. Na Bulldog byatumye avuga amagambo mu ndirimbo hip hop yakoranye na Riderman agira ati umwicanyi gaheza yica buri kanya acemba. Nanze kuvuga igihekane skwa bitewe n'ahantu turi, gusa igihekane skwa kirimo amagambo menshi mabi. Umwicanyi gaheza yica buri kana swe. Iyi ni Hot